bita ujya muri email. Ugiye muri email ureba ama message arimo, ukareba message irimo ya Pi Network ukayifungura. Baba bakurangira mu buryo bwose bushoboka, bakakwereka icyo ugomba gukora. Reba bahita baguha aka kantu kariho V bakubwira ngo verification successful, ukuvuga ngo biba byagenze neza. Umutahira TV, shuti bakunzi b'Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muhereye hose ku isi. Mbabwire ni ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Kuri uyu munota rero ndagira ngo turebe ino update tugomba gukora tunyuze kuri step ya gatatu mureba yabaye umuhondo. Ku bantu benshi bamaze iminsi babimbaza, nkabona kubasobanurira buri umwe biragoye. Ndamo kuvuga ngo reka nongere nkore video ishobora kubafasha kugira ngo babashe kuba bakora iyi update. Kugira ngo rero ubikore neza, ngira ngo buri wese azi uko agera muri step ya gatatu. Iyo umaze kugera kuri iyi step ya gatatu rero ugasanga checklist yawe step ya gatatu yabaye gutya, baba bakubwira ko ugomba gukora ibyo ngiye kukwereka byose kugira ngo ube umaze kubitunganya neza. Ibi ngibi baba barimo kugusaba. Ibi rero baba barimo kugusaba ngira ngo ni abantu bose bafite account za Pi Network, baba ari ababonye migration, baba abatarabona migration, mwese ngira ngo birabareba. Reka rero tugende gake gake kugira ngo turebe, turaza kwifashisha uburyo bworoshye kugira ngo buri wese abashe kumenya uko ashobora kubyikorera. Mbere na mbere tugomba kuba tugeze kuri iyi step ya gatatu. Niba tugeze kuri step ya gatatu, ikiba kigomba gukurikiraho ni igiki? Reka turebe ikiba kigomba gukurikiraho mu gihe tugeze kuri iyi step ya gatatu. Ukimara kubona iyi step ya gatatu isa gutya, no kuvuga ngo baba bagusaba gukora icyo bita confirm your Pi wallet. Nicyo ahangaha barimo kutubwira. Ikintu rero cya mbere ugomba kwitaho ni izi wallet zawe, cyangwa se utu tubare turi ahangaha nk'uko nkunze kubabwira, ukabanza ukamenya neza yuko ariko twawe bwite, nta wundi muntu wigeze ashyiramo utwe cyangwa se agutuburira ngo abe yashyiramo utwe niba bishoboka. Hanyuma ukamenya neza yuko ari utwawe nyine. Niba ureba utungutu ari utwawe, ubwo ngubwo urakora icyo bita yo confirm wallet address. Urahita wemeza izi wallet address. Nicyo barimo kugusaba ahangaha, nanjye ahangaha nicyo barimo kunsaba. Icyo gihe rero mpita nkanda muri izi nyandiko zanditseho ahangaha z'umuhondo, muri iri bara ryabaye umuhondo. Urabona ko ahandi hose ni icyatsi, ariko ahangaha biransaba guhita nkanda ahangaha h'umuhondo. Ni nkanda ahangaha h'umurongo h'umuhondo, birahita bigenda gute rero nimara gukanda ahangaha h'umuhondo? Reka nkwereke nimara gukanda ahangaha h'umuhondo uko biri wihite bigenda. Ubu ngubu tuvuge ko nkanzeho, nimara gukandaho harahita haza aka gapaje kandi gakurikiraho kanditseho ngo confirm your Pi wallet. Nimara kukabona biraba binsaba guhita nkanda ahangaha handitse open mining app. Urakureba ahangaha hasi handitse open mining app. Nimara kuhakanda birahita binjyana kuri mining, bite byambuka aho bigiye kungeza. Dore na ahangaha ndahita nkwereka icyo uba ugomba gukora nanone iyo ugeze aho ngaho. Reka tuharebe. Aha niho bihita bikujyana muri wallet yawe, aho bakubwira nanone confirm your Pi wallet. Noneho ahangaha hasi n'ubundi handitse confirm your Pi wallet, confirm your wallet. Ahangaha hasi handitse confirm your wallet, niho n'ubundi uza kuza gukanda, ariko urahakanda ari uko umaze gushyiramo amagambo yawe 28 ariyo bita passphrase. Ahangaha
bari kukubwira ngo enter your 24 word passphrase here, ngo shyiramo amagambo yawe 28 ya magambo y'urufunguzo 28 urayashyira hano. Ubwo nukuvuga ngo kugira ngo uze gukora ibi ngibi ugomba kubanza kuyakopiya mbere ya byose. Mbere yuko utangira gukora ibi ngibi ugomba kubanza kujya muri wallet yawe cyangwa se kujya aho wabitse amagambo ya 28 ukayakopiya. Noneho wagera kuri iyi page ahangaha bakubwira confirm your wallet, ugahita uyashyiramo ahangaha. Rero umaze kuyashyiramo ahangaha uraza uhita ukanda ahangaha hasi. Numara gukanda ahangaha hasi biragenda bite? Ni iki gikurikiraho umaze gukonfirima wallet yawe? Ni iki gikurikiraho? Reka turebe igikurikiraho n'icyo uri buhakore. Harahita hakurikiraho aka gapaje barakubwira ngo ni email confirmation sent. Ni ukuvuga ngo ibyo wamaze gukora hari ikintu bohereje muri email yawe, bakakubwira a confirmation code has been sent to ino email nyine iyi ngiyi. Bakakubwira ngo hari confirmation code yoherejwe yamaze koherezwa kuri email yawe. Baguha amagambo macyanga inyuguti nkeya zigize email yawe kugira ngo umenye ko ariyo nyine boherejeho ayo magambo. Hanyuma bakakubwira ngo click the link in the email to complete the wallet verification. Baba bakubwira kugenda ugahita ujya muri email ujyamo ni email wakoreyeho verification, email wakoreyeho verification muri Pi Network. Email wakoreyeho verification muri Pi Network muribuka bya bindi bya email verification, phone number verification, Facebook verification. Biriya bintu ni ingenzi cyane, umuntu utarabikoze agomba kubikora. Ubwo ngubwo kubikora ni ukuvuga ngo ugomba guhora uzi email yawe na password yayo, ugomba guhora uzi Facebook yawe na password yayo, ndetse na nimero do telefone. Ari nabyo bizatuma baguha ziriya two factor authenticator, cyangwa se ukamenya uko uzajya ubikoresha, kubera ko bizajya bikoreshwa banyuze kuri email yawe wakonfirimye cyangwa se wemeje cyangwa se wahuje na Pi Network, ariyo nonaha bagiye kuguhaho cyangwa se bamaze kuguhaho iyi message. Reka rero turebe, tugiye kujya muri email. Nitujya muri email, kujya muri email ngira ngo buri wese arabizi, utabizi nawe agomba kubyiga akiyeranja, kuko ibi bintu ubona ko bigenda bizamo utuntu twinshi tutakekaga yuko tuzaza cyangwa se tuzagerwaho cyangwa se tuzageramo, ariko uko byagenda kose hagenda hazamo utuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye. Twitege ko hazaza n'ibindi wenda bizajya biba bigoye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ikoranabuhanga kuri twe ni rikeya, ariko tugomba gukora ranjoma zose zishoboka tukiranja tukarimenya. Iyo uvuye aha rero uhita ujya muri email. Ugiye muri email ureba ama message arimo, ukareba message irimo ya Pi Network ukayifungura. Reka rero ubwo ngubwo ngendaza kuyibereka namaze kuyifungura. Reka mpite ninjirayo, ntago ninjira muri email ngo mbikwereke, ngira ngo urabizi uko binjira muri email bajya kureba message zirimo. Hanyuma reka turebe iyo message ifunguye, nkwereke icyo uyikoresha, icyo ubusabwa kuyikoresha. Message dusanga muri email yacu dore ni iyi ngiyi. Message dusanga muri email yacu ni iyi ngiyi. Iyo tumaze kuyisangamo urabona handitsemo amagambo menshi, ariko ibi bintu babyoroshye cyane kuko baba bakurangira mu buryo bwose bushoboka, bakakwereka icyo ugomba gukora. Reba aha hantu hari amagambo abiri y'ubururu, interuro ebyiri z'ubururu hagana hasi. Barakubwira ngo verify your migration wallet. Ahangaha niho uba ugomba gukanda. Ahangaha handitse ngo verify your migration wallet. Aha niho uba ugomba gukanda. Ahangaha rero niba umaze kuhakanda, dore ikigiye gukurikiraho. Ikigiye gukurikiraho nicyo ngiye kukwereka.
iyo umaze gukanda hariya hantu rero bahita baguha aka kantu kariho V bakubwira ngo verification successful, ukuvuga ngo biba byagenze neza, bakakubwira ngo you have successful verified your wallet, your Pi rewards will be migrated to this address. Ukongera ukareba neza yuko izi wallet ari izawe. Hanyuma ahangaha hasi bakakubaza made a mistake, ndakeka baba barimo kukubaza ushobora kuba hari ibyo wibeshyemo. Muri ibi wakoze ushobora kuba hari ibyo wibeshyemo. Niba utekereza ko izi wallet atari izawe ukaba hari ibyo wibeshyemo, ubwo uraza gukanda ahangaha kugira ngo wongere ubisubiremo cyangwa se wongere ubinyomoze. Ariko niba ntacyo wibeshye urahita ukanda ahangaha go back, ubwo bibe birarangiye kandi bibe birangiye neza cyane ruzungu rwose. Ubwo ngubwo ngira ngo buri wese agomba kubikora gutya kugira ngo bize kugenda neza. Nge rero ndi Leonard, iyi ni Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, ukore subscribe kugira ngo tujye tugumana, ndetse ukane no kuri kariya gakumwe kugira ngo ibyo dukora bibashe kugera ku bantu benshi bafite ibibazo bashaka se kumenya cyangwa se kubisobanukirwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba hari mugenzi wawe utabisobanukiwe ariko ashaka kubimenya, wamwoherereza iyi link cyangwa se video akabasha kumenya nawe uko yabyikorera. Ni byiza ko buri muntu wese ajya abyikorera kugira ngo hatazagira n'umuntu ugutuburira kandi ufite ubushobozi bwo kubyikorera. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.